impaka nyinshi kuri Yesu. Jya ku rubuga rwa amazon.com maze wandikemo izina Yesu, urabona ibitabo birenga 200,000. Jya kuri Google wandike iryo zina, urabona references cyangwa bamuvuzeho zirenga 200,000. Baza abantu ko bazi Yesu ukuri. Bamwe bazakubwira bati nta bimenyetso bifatika dufite biva ku mateka ye, ariko mu bigaragara nuko yari rabi cyangwa umwigisha wari icyitegererezo cy'impuhwe no kugira neza. Gusa kuva icyo gihe abakristo bamubyaje umusaruro, cyane cyane abanyamerika. Abandi bati Yesu abo ukuri kubashaka ko abo ukuri. Umva nawe, Yesu ni umwe mu bihumbi byinshi by'abayuda bishwe n'ubwami bw'abaroma, azira ko yashatse kwigomeka ku bwami bwabo. Yesu ni imbaraga zanjye, high power, atuma numva ameze neza buri munsi. Yesu yari buri muntu wese. Yashobora kwitwa Bavakure cyangwa Harerimana, gusa birababaje ko yaje ari igitsina gabo, ariko wenda ubutaha azaza ari umugore. Nizera ko Yesu yari umwana w'Imana, nanjye ni umwana w'Imana. Yewe n'abakristo babikomeyemo bafata Yesu nk'umwana w'Imana, ariko nk'ikigereranyo kigamije gusobanura ibindi. Yesu yari umuntu wahishuriwe ukuri, enlightened being. Yesu ni umwana w'Imana wavutse agapfa maze akazuka kugira ngo adukize ibyaha byacu, kandi azagaruka ku isi. Urebye nta nubwo bigaragara neza ko Yesu ari umuntu wabayeho mu mateka by'ukuri, kandi niba yaranabayeho ibyo bamuvugaho yuko ari umwana w'Imana wabyawe n'isugi, agakora ibitangaza kandi akazuka mu bapfuye. Ibi byose bamuvugaho zari inkuru zisanzwe muri kariya gace k'iburasirazuba bw'isi. Izo nkuru zimuvugwaho z'imigani nazo ubwazo ntizahimbwe n'ababisakaje, ahubwo harazibye barazimwitirira. Jye simbiziho byinshi, ariko urebye Yesu yari umugabo wabambwe ku musaraba, azira ko yigishije ko byari kuba byiza abantu babaye bagwa neza. Yesu yari umuntu ufite imico myiza, cyane cyane namugereranya nka Tereza w'ikarikuta, n'ibyo gusa nta kindi. Yesu yari umubwirizabutumwa ukabya, kandi watekerezaga ko Imana izatabara Abisirayeli ikabakiza ingoma y'Abanyaroma, kandi nawe ikamukiza urupfu. Birangira Imana nta na kimwe ikoze muri ibyo byombi, maze apfanika imwaro. N'ibyo ngibyo, ibirenze kuri ibyo ni ibinyoma gusa. Umva wa muntu we, vugishije ukuri, ibya Yesu ntacyo bimbwiye. Uwo yari we n'icyo yari cyo, cyangwa icyo ari cyo uyu munsi, ntacyo bimbwiye. Nta tandukaniro ry'aho Imana isoreza imirimo yayo naho dutangirira iyacu. Turi bamwe, twese turi Imana nka Yesu ubwe. Yesu yari umuntu dukwiye kugirira impuhwe kuruta uko tumuramya, kuko yari afite indwara yo mu mutwe yo kwiyumva ko ari umuntu ukomeye kurusha abandi. Abaganga b'indwara b'iki gihe, indwara zo mu mutwe, babiboneye izina, yitwa delusion of grandeur, bipolar disorder cyangwa se schizophrenia. Mubaze wowe Yesu umuzi ute? Shaka igitabo cya Lee Strobel cyitwa The Case for the Real Jesus, niho uzasanga ibyo nzakuganirizaho byose kuri iyi nsanganyamatsiko. Nitwa Eric Nkengurutse. YouTube channel yanjye nayo yitwa iryo zina. Ntugende udakoze subscribe, ukande kuri iyo nzogera kugira ngo ubutaha ntuzacikwe na video nzasohora. Urakoze cyane. Uburyo Bibiliya ivuga Yesu butandukanye cyane n'imyumvire y'aba bantu mwumvise. Bibiliya ivuga ko Yesu ari Imana. Ivuga ko ari we waremye ibyaremwe byose. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Yohana igice cya 1:1.
Bibiliya ivuga ko ko Yesu ari we jambo, kandi ko jambo ari Imana nk'uko tubisomye. Umva aya magambo nayo: ibyo byavuzwe na Yesu kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvugaho. Yohana 12:41. Twakwibaza tuti, Yesaya yabonye ryari Yesu ko batabayeho mu bihe bimwe? Nanisomye hejuru muri Yohana 12:41 handitse ngo ibyo byavuzwe na Yesaya kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvugaho. Yesaya yabonye ryari Yesu ko batabayeho mu bihe bimwe? Reka wumve amagambo: mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6. 2 yayatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga, abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Aha ni muri Yesaya 6:1 kugeza ku 5. Yesaya yabonye Yesu kuko Yesu ari we Mana. Umva iki intumwa Pawulo nawe yabivuzeho: bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja, gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Aha ni mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto, igice cya 10:1 kugeza ku 4. Igicu cyabarindaga izuba ku manywa, inkingi y'umuriro yamurikiraga nijoro. Uwiteka wabahaye amategeko ku musozi Sinayi yari Yesu. Umva uko Yesaya avuga uko yamweretse: nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Aha ni muri Yesaya 9:5. Daniyeli yaramubonye aba nk'upfuye. Umva aya magambo: ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere, nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hidekeli. Nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare, yarakenyeje izahabu nziza yacukuwe Ufazi, kandi umubiri we wasaga na yasipi, mu maso he hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenwe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Ni jye Daniyeli gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigaraho njyenyine, mbona ibyo byerekanywe bikomeye, sinasigarana intege, kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore, ndatentebuka. Ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye nkiryumva, ngwa nubamye ndarabirana nk'usinziriye. Nuko haza ukuboko kunkoraho, kurambyutsa, kumfukamisha amavi n'ibiganza. Ibyo byanditswe muri Daniyeli 10:4 kugeza ku 10. Uwo Yesu wiyeretse Daniyeli ni nawe wiyeretse Yohana ku kirwa cya Patmos. Ngewe Yohana mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patmo,
bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyohereze amatorero 7 ari muri Efeso n'i Simuruna n'i Perugamu n'i Tuwatira n'i Sarudi n'i Filadelfiya n'i Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyane nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore nhoraho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Umva aya magambo Yesu ubwe yibwiriye Abayuda. Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka, ndiho. Aha ni muri Yohana 8:58. Umva uko n'ubundi yasubije Mose igihe amubaza izina rye. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti, Imana ya ba sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati, yitwa nde? Nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndiwe, kandi iti, aba ari kuzabwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Aha ni mu Kuva 3:13 kugeza ku murongo wa 14. Reka mbigusomere muri Bibiliya y'Icyongereza, nibwo wenda byakorohera kubyumva niba ucyumva. Jesus replied, I assure you and most solemnly say to you, before Abraham was, I am. Then Moses said to God, behold, when I come to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, you shall say this to the Israelite, I am has sent me to you. Yesu kuvuga ati, Aburahamu ataravuka ndiho, yaravuze amagambo amwe nayo yavuze igihe Mose yamubajije izina rye. Yesu ni Imana rurema, kuko byose byaremwe nawe, kandi uretse no kuturema yaranaducunguye. Ariko kuri iyi si hari abandi bayibona ukundi, abatamuzi batanamumenye, dore ibyo bitwaza bamuhakana. Icyambere, ngo abanyabwenge bize cyane batangiye kuvumbura Yesu utandukanye n'uwo abantu benshi bamenyereye mu zindi nyandiko zihuje ubudahangarwa nk'ubutumwa bwiza bwa Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Icya kabiri, bata uburyo Bibiliya ivuga Yesu idukwiye kubwizera kubera ko abayobozi b'idini bagiye bahindura ibyanditswe muri Bibiliya. Icya gatatu, bata ibisobanuro bishya bigaragaza ko Yesu atazutse. Icya kane, bata iby'idini ya Gikristo ryizera kuri Yesu byibwe mu madini ya kera ya gipagani. Icya gatanu, bati Yesu yari umubeshyi washatse kwigira Mesiya. Icya gatandatu, ngo abantu bakwiriye kugira umudendezo wo kwihitiramo ibyo bizera kuri Yesu. Ibi byose nibyo ngiye kuzajya mvugaho kimwe ku kindi mu mavideo y'ubutaha. Ndizera ko ukeneye kumenya Yesu nyakuri, uzakomeze kubana nanjye. Imana izadufasha urujijo ruveho niba nawe urufite. Amahoro y'Imana.